Yes, reka twongere tubasuhuze mwese bakunzi ba business isobanutse, mukomeze kugira amahoro aho muherereye hose ku isi. Je kuri mikoro mwumva ni Tite Kamanzi, turababwira ngo turabakunda, tukabakunda ariko cyane cyane yuko namwe mudukunda kandi murabitwereka, haba muri comments, haba muri subscribinga, haba muri like, haba ari ugusharinga, hari ababikora nubwo atari benshi cyangwa bose, haba ari mu buryo ubwo ari bwo bwose mubitwerekamo, turabibona tukabishyura tubabwira ngo natwe turabakunda. Mukomeze rero mugubwe neza aho muherereye hose ku isi, mwebwe mukomeje gukurikira uyu muyoboro wa YouTube channel Business Isobanutse. Mu kiganiro Business Isobanutse n'ubundi tuzagaruka kuri byinshi cyane. Ntabwo turanzika ariko tuzabikora. Kubanza mvuga ntiturimbika ngo tubyinjiremo neza, turacyasanga nk'abasasa cyangwa se nk'abategura inzira. Uyu munsi rero turacyagaruka kuri Pi Network. Pi Network hari abantu benshi bakurikira iyi channel babona Pi Network. Pi Network ni iki? What's Pi Network? Pi Network ni umushinga w'ikoranabuhanga rihambaye rya Web 3.0. Ni ikoranabuhanga rya blockchain technology. Uwo mushinga rero ukaba ugamije ubucuruzi bw'ikoranabuhanga rishingiye ku kwakira no gukoresha cyangwa se gufasha ama platforms menshi bishobotse n'ay'isi yose akaba yajyamo nta kibazo gihari rwose Pi yakira. Hanyuma kandi ikaba yaranakoze ifaranga. Iryo faranga rero iridukwirakwizamo kugira ngo turikoreshe ku isi hose. Abibanze les pionniers cyangwa se pioneers, izo nkomarume, izo ntumwa, izo mbanziriza mushinga, cyangwa se mbanza mu myambi, mbanza rugamba, abo izo nkomarume, abo babanziriza bajya imbere, ba mugabwa mbere, turi ba mugabwa mbere, babikora bagira ngo abari bo babikwirakwiza isi yose. Buriya umubyeyi ashobora kubyara abana babiri bikazarangira yubatse igisekuru n'igisekuru gikomoka kuri ba bana babiri gusa. Yewe n'umwana umwe wenyine ashobora kwaguka akarema umuryango mugari. Pi Network rero yateganije yuko nibura abapiyoniye miliyoni 100 aribo bazaba intumwa zikwirakwiza Pi mu isi yose. Hanyuma ariko ateganya ko tuzakoresha nibura Pi zigera kuri miliyari 100. Izo miliyari 100 nicyo gishoro yifuje gukwirakwiza mu bapayoniye, tukazibona ari uko buri wese akabona izitangana n'izundi, bishobotse bikangana nta kibazo, ariko ntabwo byangana kuko tutagiriyemo rimwe. Ubwo rero bikaba ngombwa yuko buri wese abona ize nibura buri munsi bitewe n'amasaha yabikoreye, aribyo bita ku mining. Ubundi ni ugucukura amabuye y'agaciro. Ibi rero byo birenze amabuye y'agaciro. Iryo faranga rero rikazagera igihe rikajya ku isoko. Cyajya ku isoko tugatangira kuricuruza. Uburyo rero tuzaricuruzamo ntabwo ari ukuzafata ngo tujyane ku isoko ry'imari n'imigabane, reka da, ahubwo rizacururizwa muri Pi Network. Nabo bafite blockchain technology, bafite trading system izagicuruza izo Pi. Rero uburyo izicuruzamo zizaguma muri Pi indani mo imbere, ariko uzajya akenera gusohoka muri make ubwo Pi yubatse
nk'igihugu ukwacyo gifite ifaranga ryacyo, gifite abaturage bacyo. Abaturage bacyo mvuga kandi ni bande? Ni abapiyoniye twebwe tumayininga, hakaba na companies. Kugeza ubu abapiyoniye turarenga miliyoni 60. Harimo abapfuye ariko harimo abasibye konte babiretse, harimo abakoze izipfuye. Ibyo byose ni umubare ushobora kugabanyuka, ugutuma accounts zigabanyuka ntibigere, bikaba bitaragera kuri ya ntego ya miliyoni 100 y'abapiyoniye. Izo rero zipfuye zose n'abo bavuyemo n'abo bapfuye, igihe kizagera zisibwe. Nizimara gusibwa, izo payi zisubizwe mu kigega, zimayiningwe n'abandi cyangwa se na babandi babyemerewe. Ubwo rero hari ukuntu abantu bagira batya bagaceceka bakarazika ibintu bikabiyo, navuga ngo kira muri make bakaryama. Bamara kuryama ntibamayiningi. None mu kwa kutamayininga ugasanga iyo konte irabarwa ariko ntikora. Igihe kizagera rero nayo iveho, umuntu ibyangombwa arabyujuje ariko kumayininga yabivuyeho. Umwaka urashize 2-3 yabikoze nka ku kwezi kumwe cyangwa se icyumweru, iyo konti irahari barayibona. Ariko muri payi dukora ikintu bita KYC. KYC ni impine y'amagambo bita Know Your Customer. Iyo rero n'ahandi identifyinga cyangwa se bamenya imyirondoro yawe ya nyayo n'amafoto n'iki, bakagukoresha n'ikizami. Iyo gitsinze bakabyemeza, payi zawe barazimura bakazishyira kuri konti yawe muri blockchain technology. Icyo gihe noneho ukajya wemererwa, ububaye nk'umuntu ufunguye konti muri banki ukaba wemerewe noneho kujya uhembwa. Ariko noneho amafaranga bayohereza kuri banki ariko nta konti ufitemo, wahebona utse kandi inzira ari ukuyacisha aho ngaho, ntabwo byakunda. Ubwo rero muri banki nabo hari imyirondoro bagusaba kugira ngo bamenye ko ari wowe, hatazagira uza kwiyitirira cyangwa se batazayahuta yakwiriye. Ubwo rero know your customer ni iki ngiki bigamije, ni identifyinga, ni kugenzura neza bakemeza ko ari wowe koko. Hanyuma nawe waba utakiriho, abawe bemerewe kukuzungura bazaza bakuzungure bagaragaza imyirondoro y'uwari uwabo wa nyawe n'isano kandi mufitanye mu bigaragaza. Hanyuma rero nkomeje hano muri payi yacu, ni ukuvuga ngo icuruzwa muri blockchain technology ya Pi network, ndetse hiyongereyeho na trading platforms zindi nka za Binance, n'izindi. Nabonye Binance ejo bundi nayo barayakiriye yarajemo, nayo burya iracuruza ama USDTs, ama cryptocurrency y'ubwoko bwose. Hanyuma ndabibutse nuko nongera kubabwira yuko Bank of America nayo yamaze kwideklarara, ivuga yuko yemera cryptocurrency as equivalent of cash. Nayo yemera yuko cryptocurrency nazo zaba amafaranga. Bivuze ngo ntizabemera ngireke Pi network. Bank of America namwe murabyumva. Hanyuma nongera mbibutse yuko Pi imwe ntabwo turamenya agaciro izaba ifite. Hari umuntu ejo bundi wanditse ngo Pi ngo yatakaje agaciro ngo kuri Binance. Ubundi yigeze igira agaciro ryari? Nta gaciro iragira. Agaciro kayo kazakumenyekana mu gihe cya launch, during official launch time. Icyo gihe cya official cya open network nibwo tuzamenya agaciro ka Pi. Ariko bakaba baraduhaye umwitangirizwa cyangwa se uburenganzira bwo kugena agaciro twumva twazayiha. Kandi ako gaciro it's a GCV ni Global Consensus Value. Icyo giciro twahurijeho cyazanywe n'inkubiri yatangijwe. Buri gikorwa cyose, buri mpinduramatwara yose byanga bikundigira abayitangiza. N'umudamu bivugwa yuko ngo ashobora kuba ari na mubyara wa Dr. Cheng Diaofan, madamu wa Dr. Nicholas Kokalis nyiri umushinga. Ariko ibyo ntabwo turi byo, ni by'amasano hano muri Pi, ntabwo ari byo bareba.
gusa nyine nakaba gaciyemo no kugira ngo abantu bumve yuko biba biri aho ngaho nabyo barabihwibiza sinzi bizanye ariko barabivuga tukavugeho nyine. Doris Yin niwe wazanye inkubiri y'igiciro cy'ibihumbi 314,159 kuri payi imwe, agaciro ka payi imwe. Hanyuma biba ngombwa yuko dutangira kubikoresha noneho Dr. Nicholas bigeze kumubaza ngo payi zagira agaciro kangana iki. Avuga ngo payi will worth what pioneers want to be worth. Niba mbivuze neza sinibuka. Tugenekereje nyine mu rurimi rwacu rw'ikinyarwanda yaravuze ngo payi izagira agaciro abapayiniya bashaka yuko igira. Rero ako gaciro niko twamamaje, n'ubu ngubu niko tucyamamaza. Ibyo ngibyo turabihuza n'ikintu yigeze kuvuga ngo bakeneye yuko ngo bashaka yuko payi izaba stable coin, izaba ifaranga ritajegajega, rifite agaciro katahindagurika nka za Binance. Ni ubu ngubu Binance Bitcoin imwe ihagaze hejuru ya miliyoni 81 z'amanyarwanda mu bihumbi 60 by'amadolari. Nibyo Bitcoin ifite inenge, ari nayo impamvu hakozwe P-network kugira ngo ibe decentralized ikosore inenge yagaragaye muri P-network. Icyo gihe bakubwira yuko payi igomba kugaragaza agaciro, kuba ifite agaciro kari stable, kadahindagurika, gahamye, agaciro gahamye. Twahisemo rero iki giciro kandi tukabona ko ari igiciro kizagira umumaro cyane. Umwe rero mu bemeza mu batunganya bakosora bakanonosora cyangwa se bakubaka iyo mishinga ikemezwa muri P-network, izakorera muri P-network kugira ngo ibijyanye nuko P-network ishaka cyangwa n'ikoranabuhanga rya P-network n'uwitwa Kosasi. Ariko ndimo ndakusanya kiganiro kuri we kirambuye. Kosasi yanditsemo asa nk'ushimangira icyo giciro, avuga yuko abona yuko iki giciro ari cyiza cyane ku buryo cyazafasha payi kugera ku ntego zayo zo kuba stable coin payi. Ko kandi iyo ngasomye ndavuga nti wow, pioneers tumeze neza, duhagaze neza. Aha, ubwo rero naha buri wese yiyumvire, abwirwa benshi akumva beneyo. Ubwo ibindi bisigaye no gutegereza ifirimbi ya nyuma by the end of this year, nkuko babivuze ngo ni mu mpera z'uyu mwaka. Open network rero niki? What is open network? Open network ni igihe cyo gufungurira amarembo izi companies zose zikemererwa gukora. Uyu munsi jewe umuntu wa mininze payi cyangwa uyimayininga, niba narakoze ka payi zanjye zikagera kuri blockchain account, nemerewe kohererezanya payi na mugenzi wanjye tukagura tukagurisha ku bicuruzwa na service, nta kibazo, turabyemerewe. Ariko ukabikorana n'uwo mu gihugu cyawe gusa cyangwa wo mu gace mu karere kiwanyu nka East Africa, Nigeria buriya nayo ni nka region, Bushinwa, Amerika, and region ziri. Ariko by'umwihariko uwo mu gihugu cyawe niwe mwemerewe kohererezanya payi niba mwarageze kuri urwo rwego. Bityo rero tugomba kwitonda, utazohereza umuntu mu Bushinwa bikantuye bakayibana, kandi hazabaho igenzura muri system, muri ecosystem. Bafite softwares zisensinga niba mwarakurikije amabwiriza. Bigeze kuvuga ko bazabigenzura badakebakeba. Mon cher ami, mon frère, mon soeur, ma soeur. Aravuze nabi igifaransa. Kigagarewe. Nzajya mvuga ikinyarwanda. Urwo rurimi rwacu. Ubwo ni ibindi mvuga nabi mujye mwihangana. Mupfa kumva icyo mvuze gusa. Fine. Twikomereje. Rero muso ndashaka gukoresha iminota mikeya. Ndajya nkoresha iminota mike kuko tugiye kujya tambutsana ibiganiro byinshi. Nibura nka 3, turateganya nka 3 ku munsi. Nibishoboka kandi nibidashoboka mujye mwihangana ko business ni ikintu kinini cyane. Mwibuke hano ko ni business isobanutse, tuzatubwira ibintu byinshi cyane about business. Twagiye rero buri mupayina yohererezanya na mugenzi we, hanyuma icyo gihe bazafungurira external connectivities
they will remove firewall icyo gikuta gifunzeho guhererekanya natwe. Icyo gihe rero bazifungurira tuzaba twemerewe guhahira muri Binance n'ahandi dukore, batwishyure natwe tubishyure dukoresheje Pi gusa. Uzakenera amafaranga nk'amanyarwanda, amadolari, amayuwani, amarupe, amarandi, yose uzajya ujya muri system, harimo izivunjisha, tuvunje mu mafaranga ushaka wohereze kuri konte yawe, kuri telefone se yawe. Mbega ubwo buryo bwose burateganije. Ariko kugira ngo uvunje bazajya baguha token yitwa USD Pi. USD Pi ni native token ya Pi network. Iyo USD Pi rero yo izaba ifite uburenganzira n'ubushobozi bwo kuvunja buri faranga ryose ribaho ku isi na cryptocurrency iyo ariyo yose. USD Pi yo rero ubu bamaze kuyiha agaciro. USD Pi imwe inganya agaciro n'idolari rimwe. Ariko uko byagenda kose ntabwo Pi imwe inganya agaciro na USD Pi. Ntituzi ngo harimo USD Pi zingahe, akaburi wabibabwira umuntu abibereka wabibabwira umuntu abibereka. Ahubwo iyo USD Pi imwe izaba ivunjwa Pi zingahe nibyo tuzamenya ku munsi wa official launch. Muriteguye ibi tuzajya tubisubiramo kenshi kugira ngo abantu gushidikanya kubavemo. Buriya reka mbabwira akantu, buriya abantu nk'ubu haramutse hari ikintu niyo umuntu yabeshya akajya ajya mu kirere agaturitsa ibintu by'ibishashi akabwira abantu ati Yesu aragarutse, Yesu araje, babyemera. Kubera ko imyaka n'imyaka bubatse abantu mu mitwe yabo yuko Yesu ari hafi. Ntago Pi ari Yesu ari hafi. Iyo nibura bavuze igihe. Ubundi Dr. Nicolas yajyaga yandika ngo soon yarabaye soon. Hari umuntu wigeze kumbwira ati uraho Pi network nturaho neza, aturaho soon. Nti soon se niki kana? Ati se ko hari bavuga soon, none nanjye nyise soon. Ati mbangira ngo ati mbambo n'umuri inyuma mbangira ngo nkumvishe yuko mumeze kimwe. Ntoya ubu rero ntibikiri soon, ubu birazwi, date iri determined, itariki kirazwi rwose. Ni mu mperazi uyu mwaka uhera ryari? Kuri 30 network yananiye muri hangana. Ni kuri 31 z'ukwa 12 ifirimbi ya nyuma y'iyo tariki hazashya. Wowe uzashya? Wowe uri mu bazatwika cyangwa uri mu bazatwikwa? Hari ugutwika ariko hazashya nyine. Hari ugutwika hakaba no gutwikwa. Kuri uwo munsi benshi bazashya, ntago bazatwika, ahubwo bazatwikwa bashye. Kandi kuri uwo munsi benshi bazatwika ahashye. 31 itariki 31 nyuma y'itariki 31 zo kwa 12 uri mu biteguye gutwika hagashya cyangwa uri mu biteguye gutwikwa ugashya? Ngewe nawe ndakwifuriza, wowe nkuriki, ndakwifuriza kuzahatwika hagashya, apana kudutwika tugashya. Uri tayari gutwika cyangwa uri tayari gutwikwa? Wowe unkurikiye ariko ukabushyizemo n'ubushake, ndakwifuriza kuzahatwika hagashya, ntuzatwikwe ngo ushye. Oya. Kugira ngo rero uzahatwike hashye,
kugira ngo utazatwikwa ugashya. Urasabwa ibi bintu ngiye kukubwira. Icya mbere, ugomba kuba ufite konte ikozwe neza yemewe, mbega mu yandi magambo. Kabiri, ugomba gukora verifications. Ubwo ndabibabwira mu camake, tuzabisubiraho ingingo ku ngingo. Gatatu, ugomba kuzuza, iyo mvuze verifications, ugomba kuzuza MyNet checklist. Ugomba kongeraho security circle. Kandi ugomba, ubwo iyo mvuze MyNet checklist, verifications zirimo, KYC irimo, utibagiwe na security circle, ndetse no gusinyira yuko payi zawe numara gupasinga KYC bazazimura bakazijyana muri blockchain technology. Hari abantu batazi ngo intuza irihe. MyNet checklist. MyNet checklist ni za ntambwe 9 ujya ahangaha tumayiningira, network yananiye ariko twakabaye kasamutwe. Ujya ahangaha tumayiningira ukareba muri utu dukoni dutatu mu nguni ibumoso hejuru, ukadukandamo, network yantengushye ariko ndabibabwira. Wagerayo ukareba ku rutonde rw'amagambo, ukareba nimero ya kabiri MyNet, ukayikandaho, hakaza urutonde rwayo. Nimero ya mbere ni ukudownloadinga Pi browser. Kabiri kabiri niki? Wa mbere ni ukudownloadinga Pi browser. Kabiri ni gucreatinga wallet. Gatatu ni uguconfirminga wallet, ushyiramo passphrase yawe igahita wallet iba confirmed. Kane ni ugukora verification ya phone number. No. Kane ni lockup. Gatanu ni ugukora verification ya phone number. Gatandatu ni ukwemerera payi ko numara gukora KYC konte za payi zawe bazazimura bakazishyira muri konte yawe ya blockchain technology. Ushyiramo passphrase bageta bapesingamo wallet address yawe, tuzabisobanura ingingo ku ngingo nayo. Karindwi ni ugupasinga KYC kuyikora. Umunani ni ugutegereza results za Pi network. Iyo bayemeye barayaprovinga bakakwemerera bakabikwereka. Hanyuma 9, iminsi 10 yigeze bamaze kukwemerera KYC yawe imaze kuba passed, barazimura bakazijyana muri blockchain technology kuri konte yawe y'umwimerere, muri systeme y'umutibwa reka umutamenwa. Icyo gihe rero uburi umusirimu utegereje kujya wishyura gusa, koraho wishyura gusa. Sikarawe aha rero ndagira ngo nsoreze aha ngaha mbabwira iki kintu. Umuntu wese uzaba afite icyo abura kuri konte ye kandi cyangombwa, kuri uwo munsi wa open network azashya akongoke, konte bazayotsa. Ndari kumeneye umuntu wese kandi uzaba udafite icyo abura na kimwe azatwika hakongoke, yicaye mu munezero wa shebuja. Nsoze ntanga promosiyo, nongere nsubiremo gatatu, nsoze ntanga promosiyo. Umuntu wese ukurikira iyi channel, yaba ari ku rubuga rwa WhatsApp cyangwa ataruriho, mwemereye ka promosiyo k'amezi 3 guhera muri ukwezi kwa 9, ukwezi kwa 10, ukwezi kwa 11. Indi promosiyo nzayitanga maze kureba uko byifasha. Iyo promosiyo ni iyihe rero? Nkwemereye kugutabara, nkagukosorera, nkagufasha kucyo ukeneye kuri konte yawe for free, kubuntu, nta sembura mu bugezi. Promosiyo nguhaye tazabura urubyaro ngo warogewe
ariko nawe urabikora kuri kondisiyo usaba uze gukurikira ku rubuga bari kubuga, cyangwa uzajya umvugisha ngikubwire. Ni ka kondisiyo gato cyane, gatoya cyane, uraza kumpamagara nkakubwira. Ariko promosiyo ndayikwemereye, insimbura mu bugezi biravuna. Tasiyo biravuna. Umugabo yagabwira abana bati, mwabana mwesha mwitonde, Marita uriya mushaka yaranduhije. Marita yari nyina w'abo bana, akakunda abana bigira batyo bati, sha ntimukarushye nyoko, turiya ati mushaka yaranduhije. Ubwo ntawe ba Marita ndabasuhuje. Ko ndo mutazi Marita se, hari Marita Mukagasana, hari Marita Mukandamage, hari Marita Bamporiki, hari Marita bare ntago mvuze ngo n'uyu nguyu, ni Marita w'iki w'imvugo nyine. Mw'abantu mwe pa yingiyi irarushya mureba, ntimuyirebe mutya. Promosiyo sinyitanze, ngaho ni mwirangareho n'akazi kanyu. Ikindi, abazishyira hamwe wenda bari Kigali, bari Muhanga se, bari Huye se, mukishyiramo muti turagira ngo uze udufashe mubikore. kandi ibi bintu muzishyira hamwe, nimumenye nimwishyire hamwe, muzajya mutanga itike ntoya, mbabwira itike ngezaho ikanangarura, hanyuma nze mbafashe ntansimbura mu byizi mbatse. Yego ngaho nimumbwira ngo ntago ari promosiyo ntanze rwose, mwababyeyi mwe, abavandimwe mwe, subukoko zira ry'Imana ntago nifuza kuzabona umuntu awomba payi yaramayininzi kandi afite ubushake. Nati abari Burundi nibo bambabaje disi, ko hariho ingufuri se nakabayenza pe nkabafasha, ariko hariho ingufuri. Ubwo muzajya mubikurikira hano kuntuza kuri none se nagira nte koko. Nige duhamagarana kuri ntuza, ariko ukabona network aziranga, ntumvikana n'umuntu, ibintu bikatuyobera bikatunanira. Muzajya mukurikira nta kundi mubifata uko biri, nta kundi byagenda. Maze rero ararikwa ntashira, nimugire umunsi. Ariko tansiyo, buri muntu akore nkaho nta payi zaza, akazi kagakomeze nkaho nta payi zaza, kugeza igihe izazira. Ntukure mu ruge mu kazi, ntagomba koreka akazi ngo tujye gufata amadeni y'iki, bazagushahura akazi kawe. Kora akazi nkaho nta payi zabaho, ariko ushakishe payi nkaho ari uruhitirizo wataye. Yes, murakoze, ugire umunsi mwiza. Nabasuje, nongere mbwire abaje nonaha ngo nimukomere, ariko nanone mbabwira ngo mukomeze mugubwe neza. Ntimwibagirwe utaraba subscribe nayikandeho, like ukandeho, muri comment twandikire, maze rero usharinge iyo video uyigeze kuri bagenzi bawe. Nibyo nagira ngo mbabwire nonaha, ibindi ni mu masaha agiye kuza. Dukomeze tugubwe neza twese, murakarama.